mwagiye mureka kwigira wasazi kuramo amafaranga gangira oya sakonyica usakonyica nibiki gana yasina guru kubi akasha mwagiye mureka kwigira basazi amafaranga gangira yagenze gute ngiye nta gahunda n'amafaranga kugira mwongere kunshinga nyana yimbwa nayo amafaranga nkingirira umuntu aratera none mana ndebera ndago ugize ngo amafaranga koko namuhaye ngari kundaratera narindi mubiki sibyo tubabwiye meze neza komera cyane wari ubuze ariko sinayimbuzeho cyane kabisa eka kabwa kitwa yamama rero kari kanumye nanone se kandi kongeye kugutuma kongeye kana nagatamutwe urije uva muri ayo mwihore ngiye ntuzongere kuza kumbwira ngo yagutumye uzamubwire yizire mubone none sishiri ubundi mu minsi mike yangiye kuzagatumira byibuze kanaza kukureba uzamuzanye byibuze umusimuza kanzebereze ntago kajya kemera ko ngukunda uzamubwira azi kaya kabwa ngiye kuzakubwira kaze nakabwa kiyemera gute se ko kambwiye ngo muzakora n'ubukwe ngo imodoka zijye zivuga ngo bibi sora mutipe n'umuturage bibi se nibiki ngira aho ngo ni umunyacaro yego ma sheri rero uzi ibintu uno munsi nakoze nakuzaniye ka surprise mbese numvaga pe nibiki se shu wazanye sinjye numva se ngo abantu bafite amatelefone manini ngo bagiraga n'amatoya kugura n'agatelefone gatoya kubera ko ngiye wow sheri wakoze cyane mukuri ngiye n'umusiri usubize se uri umusirimu kabisa telefone ko ni nakazanye kugira ngo byibuze nyine na gatoya mugiye nakubuze ko ni ntinoye ngo ubonewe wakoze cyane shu nabundi sheri karakabwa rero uze kugashira pembeni kabisa oya uzamunzanira ariko uzamunzanire uzongere kugaruka utamuzanye uzamunzanire mwibonere nabundi rero byo kumbwira ngo yagutumye ntabyo ngikeneye mu matwi yawe oya nubundi ntabwo nzogera kubigumwitsa no mu maso n'umusa nagumwe nabundi rero sheri ubona uri mu kazi nari ndi gukubura nyine nari nkarimo nyine reka mbe nsizaga kubuzo nkurenze irembo singibyo byose reka niwe wanje yego ihangane muvandimwe ubwo ugiye kurangira ariko bazarangira yamamare kugwa n'umuhoro yamamare witinya muvandimwe yamamare yamamare kiroso komera cyane umwanya wacu ngo bimeze bite se nta kibazo uri gusoma ariko ndi gusoma ariko ndarako kunywa n'ibintu kundi Yesu azaza mu isi akabatungura noneho ubwo uri gushakisha mbese amagambo uzandika kuri invitation kuri invitation z'ubukungu simbwira ubu ngubu sheri wanje ngo nigute uno munsi yambwiye noneho ngomba kugufata n'ukuboko ngagenda nkamukwereka nyine ngavuga ati dore wa muntu wakundaga nyine dore nguyu biba hose yakwenyanyemere ko urukumva ari kunkunda kandi mva kandira uri umwe nziza sinagwaye telefone nayimuye ngubu nanje rero noneho ndagoreza n'ibindi birenze biriya no mu bukwe bwanje nzagoreza n'iyindi ndabo iyo ndamare iyo ndabo ndayikeneye indama rero ntabwo nayibura papa afite indama nyinshi yego ahubwo mbwira wamubwiye ngo nyamamare ni umusore mwiza wambara neza urabizi ko umva n'ikindi kibanzeho ngashaka kukubona ngo nawe nyine ngabijemo ngo ibyo ujyagamo nyine ngo umutima ngo nawo gusandagire muko n'urwagwa sandakiye mugo kombona rako none kare ko bakande kabazo kandi yakundumye kandi ndaguha mutengo ine ko arigiye mugaraka ngumva mbita ubwoba burabiragenda oya arakandi gakoti ufite se Otijyo nani iringiri rukora ko. Cyavivutse. Iryo ndacho yarivu. Cyavivutse navuga ati rero. Sheri nako nguyu wandumye. Nguyu wandumye. Dore namuzanye. Ndavuze ngo ndakibazo. Yavuze ngo ngujane. Nawe mbese kwirebere. Ngo mbese uzajira aho uri gutuma. Nigire. Ngo ndabese nawe.
nuvuga ngo weho rero ikintu gikurikiye hano uriya mukobwa arankundaga aragukundaga yarasaze nawe bamubwiye yamamare ni agasore keza wumva ameze ute umva rero nambwe ati ni umusore wambara rinete mbese nyine yagenda akanabegwa iby'ubukwe se iby'ubukwe nawe ibyo yabyemeye avuze ati ariko noneho ngo n'ababyeyi bakubone ababyeyi nawe kubibonere kandi ese muje kuganira nawe umubwira ko umukunda wazabingiramo byose ahubwo n'ubukwe bwagera ukamuzana ubukwe bwabaye none ubukwe nijye uzambara ikoti nawe akaje mu gatimba tugasezerana se ntakundi se yaza ubukwe bwabaye murabo uwo munsi ngakora invitasiyo noneho namara kuzikora agahita aza uwo munsi arahita yambara agatimba kumugera imbere mutaramwaganira byose warabirangije byose murabirangije wowe igisigaye ni ukugira ngo mubonane urumva umubwire ati rero nijye bujya wa musore wahoraga uri gutuma kiroso ngo none ibyo byakubwiye byose nijye wabimubwiraga wabonye ngundaga se kuraza kuyigerera ko nawe araza kubikubwira we rero nakubona ese uzi ngo uzambe inama gusa n'inga uzayimbereza byose wabirangije byose kuri ya ndama nagwaye ya mbere na ya ndama yindi yo nguhaye n'iyindi nga none rero niko bitashoboka tuvuga ati naho ndamukuyereye umutware oya kandi ari uwanjye ari we uri gutuma n'ibyo bintu mbiguha mva kandi ntuse uri kumva nabiguha ako nanjye ndago namwemera nawe wamwemera ndago namwemera nyine jewe nta kibazo noneho enda njana ngezeyo jewe umubwira kuva yari yakundumye hano haruguru arafunga se muzose ari je nuca kugereka ngo dore ngo urira ndahita ngo oya nde gutiza wabirangije waramundereteye urabizi nje nagira ngo ubwabwo kuvuga bira byose kuva warabirangije ngiye kumubwira tariki y'ubukwe gusa ko nabirangije tariki y'ubukwe gusa ni bundi ni tariki y'ubukwe kandi tuvuga ati dore ninje wa musore nyine kora agapfusha imbabazi mu mwacu nanjye nzahita murongora ab'umugore wanje uzamurongora cyane naho ngwino rero uje ihangane muvandimwe Cucu. Vayo. Urugi waruguze. Ibasha. Koka babara. Hey! Uranyereza amafaranga ganje. What? Amachi? Ni amafaranga yanjye. Ntwasinze. Ariko se mwajya kwigira basazi amafaranga yanjye. Umva rero. Je nta muntu nsaragaho. Sibyo? Amafaranga wasangangujije. Oya. Utarangubita. Siwagangujije. Niragira vuba. Niyo bero njagangujije amaze kuyanguza. Batabaganye. Inde? Ya? Inde wayakwibye. Ahubwo rero nico ciza. Gabana abagabo. Reka dufatane. Bambeka nguhereza utonde ko bantu banyibye. Uje ko bashaka bazaga kwishura. Ariko sha ntabwo uri umusazi. Kandi baraganyibye. Amafaranga ganje sha. Nitwuje umeze nk'umusazi. Ya? Oya, jewe numva ibintu ndikubwira. Na uri kubimura uri kubyumva. Amafaranga hasi 10,000. Waraganguje maze wanguza baraganyiba. Bamaze kuranyiba ubwo naje ndayahomba. Nose uraza kwishura gute? Mwagiye mureka kwigira abasazi kuri aba amafaranga gangera. Oya. Cyangwa soya, singuri miterane nje ndikubyemera. Reka hari umuntu nyambuye bine. Sibyo? Urija muri inzo amafaranga yanjye yabure. Oya, no senze kari yanje. Urambuza kwijamo gute? Mereza witwigira amafaranga yanjye. Si umushobora gushije. Genda wishuza ntuza hajyane. Maderegita. Andi mu bitatu bine. Ciao. None niraje tambitswe zamukira hirya nabandi mu bitandatu. Ubishuza ube birangiye derigera. Iyo 10 ubwo unimbo 15. Musigarungutse. Musanze koko njiramo niyaswa. What? Ngibyo. Sibyo tubabwiye. Yewe. Urugupfiki. Muzemera umuntu cyaje urugupfiki. Oya. Oya kandi. Urugupfiki. Aje kundere wanje. Yagenze gusa. Anyine. Ya?
byagenze gute ariko ndari wanje ariko nzahura ese ibi ni ibiki ya byagenze gute cyangwa n'umuntu wa munzu niyo musaza abantu mu byagenze atari igikoni cyawe tagani no kugutinya byagenze gute uramuhura amafaranga yanjye barabona ko gutera nagukura none oya hafi ushaka kunyica ushaka kunyica byagenze ni ibiki ya byagenze ariko cyangwa mwagemera kakwigira basazi n'amafaranga yanjye byagenze gute jewe uramuraje abageze hano ngo naje gusara ngo ni amafaranga no bwambere nabwo bandi manere uno muntu namubona bwambere ayo mafaranga wayamuhaye sinzi nari manara murembe ushinzwe iki ayamuhaye gute ushinzwe iki je ni mudugudu mugiranyije amafaranga yanjye mugiranyije amafaranga uno muntu gute nawe umeze gute namuguje miliyoni miliyoni yose mu mafaranga yanjye jero abantu gwasara bizi ajya na mudugudu wacara bizo umva uratata muzana mbu bambe ndo muzi muzana mbu urano umuyobozi ese ibona uyuramuzi uyuramuzi urayitwa tata bambe ntabwo muzi jewe no namubona amafaranga wayamuhaye bigenze gute namuhaye ikimasa ushuvuze ngo ni miliyoni bivuga kuri miliyoni bizo kimasa tata rero mva siri mu wanyu wanje bitwiteza abantu kugira mu mafaranga yanjye tangiye gukubita n'abayobozi umva nyine ibintu twumvikana kambunga mugira ariko abantu ujya kutunga ari ibisawe yambaye mu micuranda wasanyuma ubwo rero birangira atagambaye ese amafaranga nuyafite guyamo 10 bararinyibye bambe na mafaranga yawe kari miliyoni wese kumva narimwe umva nankwaye ikimasa ese miliyoni wayimuhariye ziramuha ikaze oya muhave hano ubundi umukobwa arankunda ndakira ubundi arankundaga ngiye kumukwereka wowe byose bimugiriye byose byose narabimubwiye ibindi bisigaye byose nza kubimubwira byose warabirangije nta kibazo ushaka unaramutahana iwabo se twahageze oya dai waba iwabo nturi wowe warabimubwiye byose narabimubwiye uburyo nta kibazo byose ndagarambona imboga mu menyo zirimo se ya ntari imboga akandunguruka nyine akakuru nyine kwa kuntu ugenda byose warabirangije ngende mubwire ko byose nabirangije nta kibazo ubwo usubiriye ya genda umubwire byose areka tukajanamwa oya jana genda umubwire byose nabimubwiye ase buriya nta kibazo kirabamora nta kibazo kirabamo byose warabimubwiye byose nabimubwiye arangunda ya telefone yego byose nabimuhaye kandi byo wambaye kandi namubwiye byose ngende nk'umuntu w'umugabo w'umukire mubwo ati ni njye wawe undi watumaga wa muhungu byose arakubona ng'umurara yambona nk'umurara kandi ibintu by'abarara barakunda korata agucaho ko yakubona konsitiye mumubwiye ati nayikuye mu gipasiteri umuntu ukomeye uzi n'ubwenge cyane anabona ko nyine bya bindi by'imitatu nabikoraga byose kangoraga mu ruganda rutunganya imitatu cyangwa umwanya wanjye kanigire kuva warabirangije ubwo narangije nta kibazo sheri wawe ninde sheri wawe ninde kiroso nyine ndakubwiye ko ndi sheri wawe kiroso si ndoya nta n'usa n'igifite dore ukuntu kije gisa ngo sheri umeze ute sheri se niki kiroso si ndiyambwiye ngo byose kiroso ni ibiki nta n'urusori ndambi imbere nyine ni jewe gukundaga ndekeraho nta magambo yawe nshaka oya ni jewe wundi wari ugutuma kiroso se yigeze ambwira ko bamutumye none se yakubwiraga none se ko yamutumaga njye nkunda kiroso we singukunda namaga n'amafaranga kure ibyo sinshaka ko bimenya uzajye kubibaza kiroso ko oya wanyibagiye kubera ndekeraho kubera nabaye rukarasho ndekeraho uri kunyumva ariko kiroso uri kuvuga kiroso ko yazaga kwiteretera yaragutereteraga nta n'usori ntiwangere kunshingaho nyine urabona hari uburyo namubwiraga kuri gahunda z'ubukwe nkamubwira ko byose bigomba kuzagenda neza njye mfitanye nta gahunda yo kubana nawe njye nta gahunda yo kubana nawe n'amafaranga hoshi genda ntiwangere kunshingaho si ngibyo si ibyo tubabwira koko mana koko zagenda gute nyine yimbwa nayo aya mafaranga nkingirira umuntu aratera
none mana ndebera ndago akamafaranga koko namuhaye ngari kundaratira narindi mubiki ugize ngo nanje narakundanye singaseko nanje narakundanye ya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe. Kamera cyane. None si vaya hano mbe ngubwiye gatoya. Urashaka umbwire iki? Twari tumaze iminsi turi guhura nyine nanga kubona mu bintu ako ntari ibintu dukoraga nkahita mvuga ati wone n'icyamamara. Ego ko mana yanjye yose ubwo urambonye he? Urareba kurakunda uko ejo bundi wari ukugenda harajya haruguru kwa Gasupari. Gasupari wa Yesu ko ntamuzi. Ndo wamumenya ubundi warigera umushashino. Noneho wari ukugenda ukajya kubita ibintu byagwe dukabigarura ukabikubita. Avuga ati cyo baza kiriya cyo nicyo mana yambangiye no muzungu bwanje bwose. Navuga ati kiracana rimwe nzagishaka ngivugisha. Ariko mana none no kunyita ni icyana ntabwo ndi icyana ntabwo ngiye wabonye. None se ndawumvaga nabanze bari kuvanga kugira ibyana. Ego ko mana yanjye yemuhu. Ego ko. Aho rero umva ngubwira kandu. Akundu wowe wangunda. Ngiye ntabwo nagukunda mfite sheri wanjye nkunda ndagukunda se mfite undi sheri wanjye. Umukatiye sari ikibazo byaba birimo. Oya ntabwo namukatira ntabwo byavamo. Ariko waruzi yuko ejo bundi nagiye gusenga. Pastor aravuga ati selfie. Ati nimugorana yindi gusenga ndota wakundanye n'umukobwa. Nene subwira ko na pasteri atarakuvangiriwe uzagenda umubaze neza nge ntabwo nakundana n'umusore umeze nkawe. Reba kino gikorvate wambaye. Ko ndanico bitwaye. Reba nanjye Reba nanjye ndebe. Reba. Urubona nge nawe tujyanye. Ntari ariko ushaka wanangunda da. Oya nge ntabwo nagukunda uzabaza. Heje bakundaga no kungunda. Ahubwo umva nkubwire. Uzagenda umubwire ngo ese wandangira uwo mukobwa uware akwereka ikimenyetso navuga ngo ni ngewe nzakwemera dukundana ako nge ntabwo nakwemera kugukunda usa gutyo wambaye iki uzige no kwambara neza nge ntabwo gunda aho wangunda reka habe na gato kubera kutangunda rero reba ukuntu kusa mbese se uwo ugenda no gutereta ukagenda wambaye ibintu bimeze gutyo no ndanico unda gakiza k'Imana sigayira manurika manuraga mu bantu bambaye gutyo ego ko mana na boda se izi misi rero izi misi nari mfite n'igikundiro benshi bari kunjaka kubura guca ngaze mwanzira karitiye do ndikwanga no kugira hararuguru bagazo gaje urumva abakobwa selfie twakundana ngo selfie ego bujya unitwa selfie nitwa selfie ntago rero namenye izina ryawe ndakumenya kungunda rero benshi barangundaga cyane nde nuko mbangaga ntabwo wangunda koko aya pe ntabwo nagukunda sije tundase rino nane riguhereza bibaro ego ko mana no waruzanye itunda ngo nubona ufite itunda ngo nibwo ndi buri ryemeye sibwo najya urajyana ntabwo nakwemera sindawumvaga nayo deni oya pe ntabwo nakwemera aho shosho mva ngubwira kanyuma kangwibwirire reka tujyane muri Edeni akubu ngunze mwa oya nge ntabwo nagukunda sika nakubwiye ariko uzi yuko ushobora kunyanga wagera hari haruguru bagahita banakujana n'abashumba bakagushimuta akaja no kugukoramo umugore abo bashumba bankura he ntaho bankura ngo nta naho bambona cuguzabura bimbari keka ubwo wowe niba nkwanze ukabanyoherereza akabaribo bamfata nabikora da serious jewe anabikora bikora bashumba bakanakujana bakanafatana kizo sitori zawe uziretse ariko nge ntabwo nkundana n'abasore bambaye gutyo bayuramo jana ubwo busa bwawe n'ubundi uko imyishimba bakurenza imisozi ntabwo wagitunda ubwo reka ngirira urajyanga nanje njyanga